abantu basigaye baradukanye nta birenze, no mugakiza bakavuga ngo nta birenze, abantu ukajya kumva baravuze ngo ntacyo bitwaye, ngo mugire gutya ntacyo bitwaye, mugenze gutya ntacyo bitwaye, mwitware gutya ntacyo bitwaye. Ukumva nyine hari utuntu bagiye boroshya, ukumva bari kuvuga ko mugakiza nta birenze. Umuntu ashobora kureba imbere y'inzu, byo bita ngo ni front view. Umuntu ashobora kugira side view, akareba inzu ari mu ruhande. Umuntu akareba inzu, umwe ashobora kureba imbere akabona inzugi z'ibirahure, undi akareba mu ruhande akabona inkuta gusa, undi akareba hejuru akabona igisenge gusa, urumva donc imirebere y'umuntu iterwa n'ahantu ahagaze. Nshuti bakundwa mukundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, turabashimiye kandi turabasuhuje mwebwe mukurikiranye ibyigisho byacu ku nyubako y'agakiza. Umwami Yesu abane namwe kandi abahe umugisha. Turagushimiye mwami Yesu kuko duhaye umwanya wo kuganira ngo twibukiranye, dukangurane, duhiturane, tugirane umumaro muri kino gihe kibi, kugira ngo tubone uko dufatikanya rwose kugendera mu mugambi wawe, ngo tuboneke tudafite ikizinga n'umunkanyari muri iyi minsi iheruka. Turakwinginze kugira ngo ube kumwe natwe mu mwanya wose tumarana, kandi ijambo ryawe urishorereshe umwuka wera, kugira ngo databuja mwiza ribature kandi rikore umurimo warizanye mu mitima y'abumva bose, kandi twese dusangire ibyiza byo mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi turaganira ku ntangiriro noneho y'uko agakiza gakwiriye kuba kubatse. Twaganiriye byinshi mu gihe cyatambutse, tuganira ku ngorane abagoroye muri uyu murimo bagiye bagira, ingorane zo kugwa mu mutego nk'uwo abambere baguyemo, umutego wo kwisunga ubutware bw'isi, bikabazanira cyangwa bikababera intandaro yo kubaka bagoritse. Ibyo ngibyo uzabibona nuganira n'abashumba, n'abapasitoro, n'ababwirizabutumwa n'abandi. Uzasanga bafite ingorane, bafite imbogamizi z'uko niba gukundira akakubwiza ukuri, bazakubwira kuko bumva bifuza ko byagenda atari ko bigenda. Abo ni bamwe, kubera ko hari imbaraga zibari hejuru zitabemerera gukora uko babishaka, zitabemerera kugenda mu murongo w'ubutumwa bwiza w'umwimerere. Abo ni abazakubwiza ukuri. Hari n'abandi badashaka kubwira uko kuri kubera ko hari izindi nyungu bagamije. Abambere mvuze ni abaguye mu mutego, ariko abandi bo bazaba bashima ibyo bintu kubera ko nabo ubwabo hari inyungu bagamije muri ubwo butumwa bwiza. Abaterwa agahinda nabyo ni ababangamiwe n'uko babona batari kuyobora abantu mu ijuru. Abari bafite iyo nyota mu mitima yo kwifuza ko abantu bakizwa bakamenya ukuri, abantu bakava mu bibahenebereza by'uburyo butari bumwe, abantu bakava muri buno buhenebere bwo mu minsi y'imperuka, abantu bakava muri risindwe ririho. Ababajwe nabyo, ababajwe n'uko ubugingo bw'abantu buri kugenda burimbukira muri ibi bintu nakwita iterambere, ibiza. Ababajwe nabyo nibo uzasanga bakwemera ko baguye mu mutego, ariko abandi bo bakubwira ko ariko byakabaye bigenda. Kandi si n'igitangaza, no ku nyubako ya mbere twabonye ko igihe urufatiro rwashyirwagaho, abasore bishimiye ko babonye urusengero rushya, ariko nyamara abasaza bo bakarira cyane kuko babonaga ko nta hantu ruhuriye n'urwa mbere. Ibyo rero ni ibintu n'ubundi bizagumaho. Buriya nk'umwubatsi njya nkunda kubwira abantu ko inzu umuntu ayibona uburyo bukurikije aho ahagaze. Mu bwubatsi tugira ibintu bita fasade, cyangwa se ahantu urimo urarebera inzu. Umuntu ashobora kureba imbere y'inzu, byo bita ngo ni front view.
umuntu ashobora kugira side view akareba inzu ari mu ruhande, umuntu akareba inzu umwe ashobora kureba imbere akabona inzugi z'ibirahure, undi akareba mu ruhande akabona inkuta gusa, undi akareba hejuru akabona igisenge gusa, urumva donc imirebere y'umuntu iterwa n'ahantu ahagaze. Ni gutyo byubatse ni gutyo biteye mu rwego rwo kubaka. Niyo mpamvu rero bitewe n'ahantu umuntu ahagaze, bitewe n'icyifuzo umuntu afite mu mutima, bitewe n'intego n'imigambi umuntu afite mu mutima, abasha kumenya agakiza hakurikijwe aho hantu ahagaze. Ahantu umuntu ahagaze niho hamuhesha view, hamuhesha kubona ikintu, kugira ngo umuntu abone ikintu uko cyakabaye, kugira ngo umuntu abone agakiza uko kakabaye, bisaba agomba kuba afite intego nzima mu mutima, afite ubwenge buvuguruwe, niko twabiganireho mu gihe gishize. Ntabwo umuntu ashobora kumenya ubushake bw'Imana, ntabwo umuntu ashobora kumenya ibyiza, ntabwo umuntu ashobora kumenya ibishimwa, ntabwo umuntu ashobora kumenya ibitunganye igihe cyose adahagaze ahantu hazima, atavugura mu mwuka w'ubwenge. Imana itugirire neza. Ndimo ndagerageza kubibutsa ibyo twavuzeho mu gihe cyatambutse. Abakozi bamwe rero b'Imana bagiye bagwa muri uwo mutego, ntibabasha rwose gusohoza umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, ntibabasha gusohoza abantu kuri Kristo kubera izo mbogamizi bahuye nazo. Uretse ko nta nubwo mvuga ko wenda ikibazo ari ubwo butware bari hejuru gusa, kuko hari n'igihe buba burengana. Hari igihe usanga ubwo butware bari hejuru ari buzima, ahubwo ikibazo ari icyabo. Ugasanga ubutware ni buzima bari hejuru, ugasanga nta kibazo bwari bubateye, ariko nyamara bo kubera gushaka gushyeshya, kubera gushaka kwikundwakaza, kubera gushaka kwinjira cyane mu isi no gufatanya nayo, no kugira ngo bubake imidugudu y'ibitabashwa inaha, bikabagusha mu mutego by'ubwabyo, cyangwa se n'irari ry'ibindi bintu bitari ubugingo bw'abantu. Rero ni byinshi umuntu yavuga kuri izo ngingo, ni byinshi, kubera ko abitwa ko bafite ubutumwa bwiza muri kino gihe ntabwo bagishaka kwereka ubutware buriho umurongo, ahubwo ubutware bwarahindukiye bari ku murongo, kubera ko bataye inshingano zabo. Ubusanzwe ntabwo imikoranire y'umutambyi n'umwami yabagaho mu buryo umwami aho umurongo umutambyi, ahubwo umutambyi yahaga umurongo umwami, kubera ko yabaga azi ubushake bw'Imana, kandi n'uwo mwami afite ubushake bwo kumvira Imana, bigatuma uwo mutambyi, kubera ko nawe ari umuhuza w'Imana n'abantu mu buryo bwari bwarashyizweho mu gihe cya mbere cy'isezerano ryabanje, nawe abasha gukora umurimo we yahagaze neza, agaha umurongo umutambyi, agaha umurongo umwami, bagahuza, noneho ibintu bikaba byiza. Ariko ntabwo ariko bikiri ubu ngubu, ahubwo umwami niho umurongo umutambyi, kubera ko isi itakigendera ku matwara y'iyobokamana, ahubwo igendera ku matwara ya politike n'ubwenge bw'isi n'intego z'isi. Ntabwo mvuga ko badashakira imibereho myiza abantu, ariko nyamara ntabwo ari inshingano zabo gushakira ubuzima buzima abakristo. Abizera umwami Yesu ntabwo ari inshingano za politike kubitaho. Politike y'isi yita ku mibereho myiza y'abaturage, ariko nyamara politike y'ijuru nayo yita ku bugingo buzima bw'abana bayo. Niyo mpamvu rero buri muntu wese mu nshingano ze akwiriye gukora inshingano ze. Iyo bigonganye nyine niho havuka ka karengane n'imibabaro iboneka mu kubaho kw'intumwa n'abizera. Ntabwo ndi butinde muri ibyo ngibyo, nakoreka gusa kugira ngo tubane. Rero ntatinze mu nyubako y'agakiza, ntabwo ko turi buze kugana no ku nzu ubwayo. Turaza gutangira kuganira ku nyubako ubwayo, ku miterere y'agakiza. Inzu umwimerere w'agakiza ubuteye ute? Iyo mvuga bino ntabwo sinzi niba nzababwira ibintu byose uko byakabaye ngo details zose ngende nzivuga, ntabwo mbizi niba ariko bizagenda, ariko nzi neza ko umwami Yesu azagenda gufasha uko ampaye kubiguha, umwuka n'akagusobanurira ibindi, kuko uwampaye niwe nawe ugitanga, nawe ubasha kuguha nawe ubwawe kugira ngo ubashe kumenya biruseho. Niyo mpamvu ninginga cyane kugira ngo nitujya tuganira ujye ufata ibyanditswe byera, cyane cyane ko njye mfite n'umwanya muto, ntabwo mfite umwanya wo kubisoma uko mbivuze. Wowe ushaka umwanya usome, usenge, winginga Imana kugira ngo iguhe umurongo. Nkoresha Bibiliya yera ni iryo jambo tuzakoresha na Bibiliya tuzakoresha mu kiganiro dufite. Niba ngombwa ko dukenera izindi Bibiliya nzajya nzibazanira tuziganireho, nubwo zose atari kari ukuri, kuko hari n'izirimo umwuka w'isi zitarimo umwuka w'Imana.
ntago ndi bubitindeho ibyo ngibyo, ahubwo mu byanditswe byera aho turi kumwe turaza kuza gutangirira ku magambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Ariko ntarajya aho ngaho ndagira ngo tuganire gato noneho mwihangane mbinjize mu mwuka w'abubatsi, ko buriya abafundi muri rusange tugira izina ribi manyanga iki, ugasanga ni ibintu nyine abantu baziho ngo niyamvuga y'abafundi, ugasanga ni gutyo badutekereza. Ariko buriya hari karite, hari ikintu cy'ingenzi cyane nabonye ku bafundi kitagirwa n'izindi domene cyangwa se n'ibindi byiciro by'abantu. Umufundi ahava akagera, umufundi wese w'umuhanga, umwubatsi w'umuhanga. Ndibuka turi mu ishuri, ikintu cya mbere umwarimu yakundaga gutindaho, yaratubwira ngo ntukereke inzu sobuja utabanje guhamagara umufundi mugenzi wawe, umwubatsi mugenzi wawe, ngaze abanza kugenzura. Niyo mpamvu muzanasanga igihe kinini muri kampani zirimo zirubaka haba hari kampani ifite isoko ryo kubaka, ariko hakaba hari n'indi kampani ishinzwe kugenzura. Uzasanga ari kampani ebyiri zirimo zigendana, bakavuga ngo yatsindiye isoko ni iyi ngiyi, noneho niyatsindiye isoko ryo kugenzura ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo iki nabubatsi turusha abandi bantu mu mirimo, abubatsi tubarusha ko twemera kugirwa inama, twemera gukosorwa. Nicyo kintu nabonye, umwubatsi ntabwo ashobora guhindura inama niyo yaba yihawe n'umuyede, niyo yaba yihawe n'umuntu unyuraho yigendera. Ibi namubwiye arabyumva, akabigenzuza ubwenge, kubera ko afite icyitegererezo mu byo yize, akarakugishanya mbonera, akavuga atari kuzi kuko hari ahantu nshaka kuba nakoze agakosa, akaza gukosora mu gihe sebuja ataraza kumugenzura. Ni karite nziza cyane, ndayikunda. Abafundi bakomereza aho ngaho rwose kumva inama kuko bibagirira umumaro. Nta nama nimwe abafundi bapfusha ubusa kuko ibungura ibitekerezo mu myubakire yabo. Kwemera ubufasha ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni karite nziza ku bafundi. Niyo mpamvu ninginga cyane kugira ngo nawe tuzagendana tugiye kubaka iyi nzu yitwa Gakiza. Nifuza ko iyo nzu, kuko ni inzu twebwe ubwacu tuzaturamo, ariko nini nzu nayo igomba gutura muri twebwe, ko byubuka mu buryo bw'umwuka. Twebwe tubamo mu buryo bw'umwuka, ariko nayo ikaba muri twebwe mu buryo bw'umwuka. Donc ni inzu duturamo, ariko nayo ikaba inzu iba muri twebwe. Ko Gakiza nyine ni mu mutima, niko dukunda kubyita, ariko nubwo tukita mu mutima. Donc ni inzu umuntu wacu w'imbere aturamo. Igisobanuro cyiza ndumva kije. Yesu atanu umugisha. Reka dukomeze rero, ni mpamvu kugira ngo tuzagendane kandi twite kuri ako gakarite karanga abafundi, agakarita ko kumvira inama, cyangwa se kwemera ibitekerezo tukabyanaliza dukoresheje ubwenge buvuguruwe. Nakunze kubibabwira. Twihute rero, tugiye gutangirana n'inyubako ubwayo. Luka igice cya 14 turasoma ku murongo wa 28. Handitse ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'imiya za yubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza, kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirirwa aho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira guseka bati ubu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Umwami Yesu atangiye kuvuga ku byerekeranye no kubaka, nawe yaduhaye urugero ku nyubako. Yakunze no gutanga izo ngero inshuro nyinshi, avuga inzu yubatse ku musenyi, inzu yubatse ku rutare, avugamo n'ibi ngibi. Ariko atangira ku byerekeranye no kubaka, ntabwo yatangiye avuga ngo umuntu azasiza ikibanza, ntabwo yatangiye avuga ngo umuntu azashyiraho urufatiro. No, kubera ko mbabwire bakundwa, nabwiye ngo ngiye kubajyana mu mwuka w'abubatsi ubu ngubu, cyangwa muri sector engineering. Iyo tugiye kubaka ntabwo tubanza gusiza, ahubwo tubanza kwicara no gutekereza. Igice cya mbere cy'inyubako ntabwo ari ugutangira gushyiramo bulldozer cyangwa se zirya mashini zirima ngo zitangire zikora ikibanza. Reka
ikintu cya mbere kibaho ni ukwibaza, ni ukwicara tugatekereza. Wakwibaza ngo gute se? Kwicara tugatekereza mu rwego rw'inyubako yacu isanzwe, ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kumenya ikintu ugiye kubaka utabanje gutekereza. Muri wo hagomba kubanza kubamo icyifuzo, ubushake. Wenda ukavuga uti bon, ndashaka inzu y'ubucuruzi, cyangwa se ndashaka inzu yo kubamo, cyangwa se ndashaka inzu yo guhunikamo imyaka yanjye, cyangwa se ndashaka inzu y'amashuri, cyangwa n'izindi nzu z'uburyo butandukanye. Ni ukuvuga ngo icyifuzo ufite nicyo kiguha ubwoko bw'inyubako uzubaka. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane ukwiriye kwitaho mu bwubatsi. Icyifuzo ufite nicyo kiguha ubwoko bw'inyubako, nicyo kiguha ingano, nicyo kiguha imiterere y'inyubako uzubaka. Kuko ntabwo inzu y'ishuri igomba kuba imeze nk'inzu yo kubamo, ntabwo inzu yo gucururizamo imeze nk'inzu yo guhunikamo. Urumva rero uko icyifuzo kiri ni nako ubwoko bw'inzu buhinduka. Umwami Yesu yabisobanuye neza, aravuga ngo ninde muri mwe w'umuhanga w'umunyabwenge ushobora kujya kubaka inzu atabanje kuba ibiguzi. Niyo mpamvu rero ngira ngo natwe ubwacu duhere hano hantu turavugaho ibintu bikeya, kubera ko dufite byinshi byo kuvuga. Tuzajya dukoresha iminota mikeya, hanyuma tugende dukurikiranya ibyiciro, hanyuma bizaba bitugirira umumaro kugira ngo tubone uko dukoresha igihe cyacu neza, kandi ubwo butumwa bw'ubwami bugere ku bantu bose. Umwami Yesu yadusobanuriye ko rwose dukwiriye kubanza kwicara tugatekereza ku kintu tugiye gukora, tugatekereza ku nyubako tugiye kubaka. Ni muri ubwo buryo rero yavuze ko nta wakwicara niba ari umuhanga ngo apfe guhaguruka ngo yubake, ahubwo akwiriye kubanza gutekereza. Icyifuzo ufite nicyo kiguhesha ubwoko bw'inzu ugiye kubaka. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, ntuze kuza kukibagirwa mu gace tugiye gukurikizaho mu kanya. Imana igumuhe. Icyifuzo ufite nicyo kiguhesha ubwoko bw'inzu ugiye kubaka. Niho hano twari tugarukiye mu kanya gato gatambutse. Rero ndagira ngo mbasobanurire ubusanzwe inyubako ni iki. Ubusanzwe ubundi inyubako ni urwunge rw'ibikoresho biteranirijwe hamwe mu buryo bw'ubuhanga kugira ngo bwubake, kugira ngo bukore bureme ikintu cyagenewe guturwamo, cyangwa se kubabwamo n'abantu, cyangwa se ku zindi mpamvu nakomeje kubivuga. Ibikoresho bigiye biteranirijwe hamwe mu buryo bw'ubuhanga. Rero kuri twebwe mu nyubako y'agakiza, natwe tuzubaka dukurikije icyifuzo dufite. Natwe tuzubaka dukurikije inyota dufite n'intego dufite. Mu nyubako y'agakiza rero iki kintu cyitwa planning, ikintu cyitwa icyifuzo, iki kintu cyitwa kwicara ukabara imiya, muri twebwe mu gakiza, mu nyubako y'agakiza cyitwa inyota yo kumenya ukuri, inzara yo kumenya ukuri, icyifuzo cyo kumenya ukuri, ubushake bwo kumenya ukuri, ubushake bukomeje bwo kumenya ukuri. Mu nyubako y'agakiza nicyo kintu cya mbere cyubatse, nicyo kintu cya mbere gikorwa, nicyo kintu cya mbere cyitabwaho, kubera ko nta kindi kintu dushobora kuzakora tutabanje kuba dufite inyota yo kumenya ukuri. Inyota yo kumenya niyo ntangiriro, cyangwa se niryo banze ryo kuba umuntu yamenya Imana, cyangwa se yamenya umugambi w'Imana kuri we. Hari ikindi kintu tuzabona mu bwubatsi, ntabwo ibikoresho umuntu yubakishije bwa mbere iyo amaze kubyubaka bikuraho ngo abijugunye. Ntabwo iyo amaze kugira ikintu runaka kivaho ngo kubera ko amaze kugitunga ntabwo gikeneye ngo uzakenera gufata igihe ikizakurikiraho. Reka mbahe akagero gatoya. Hari utuntu dusa nk'udafite umumaro ku nyubako, ariko tugomba kubana n'inyubako mpaka. Urugero, iyo tumaze gukora fondation, cyangwa se dushaka kubikora mbere, dushaka no kubikora nyuma, hombi bitewe n'ahantu tugiye kubaka hariho, kubera ko njya nkunda kubivuga inshuro nyinshi, nta hantu habaho habi hatakubakwa icyo ari cyo cyose
nta hantu habaho. Muri engineering ni gutyo bimeze, nta hantu habaho hatubakwa. Niyo haba mu mazi, niyo haba hehe, ahubwo biterwa n'ubuhanga bw'uhubaka, biterwa n'ubushobozi bw'uhubaka. Ni ukuvuga ngo natwe ndashaka kubabwira mu Gakiza ko nta hantu habi habaho, nta muntu mubi ubaho udashobora gukizwa, ntawe kuko ubuhanga bw'uhubaka, ubuhanga bw'ukiza buruta cyane uko twe tubitekereza. Nta muntu ubaho utakizwa, nta muntu ubaho utakizwa, nta muntu mubi utahinduka ubaho, kuko bose n'imitima y'abami iba mu biganza by'Imana ishobora byose, niko umugaragu w'Imana yanditse. Nta hantu habaho hatakubakwa, niho hantu mbihereye. Ni ukuvuga ngo niyo haba mu mazi, mujya mukunda kubona ibishushanyo byinshi, niyo haba mu mazi, niyo haba ari mu ibumba, niyo haba ari hehe, niyo haba ari mu manegeka ameze gute, biterwa n'ubushobozi bw'uhubaka. Naho ubundi nta hantu haba hadashobora kubakwa. Ibyo ngibyo bibabwiye nk'umwubatsi. Imana itugirire neza. Rero hari utuntu tw'ingenzi nari nkavuze, niyo kaba ari gatoya, nta gice cyo gutabwa ku nyubako kibaho. No mu Gakiza niko bimeze, nta gice cyo gutabwa mu Gakiza, nta gice cyo kutitabwaho mu Gakiza kibaho. Hari ishashi dushobora gushyira munsi y'urufatiro cyangwa tukayishyira hejuru y'urufatiro bitewe n'ahantu inzu yacu yubatse. Iyo shashi abafundi bakunda kwita rufingi, ni DPM, damp proof membrane. Donc ni ishashi cyangwa se shitingi cyangwa se kundi kuntu twabyita, bishyirwa hejuru y'urufatiro mbere yuko tugere kwa inkuta, cyangwa se bigashyirwa munsi y'urufatiro mbere yuko dushyiraho urufatiro kugira ngo amazi atazazamuka mu nkuta cyangwa akazamuka mu rufatiro twashyizeho. Iyo shashi ushobora kugira ngo wenda nta kintu imaze, ariko nyamara iyo shashi iramutse ibaye itariho, niyo waba wubatse inzu imeze gute, igihe hari ubukonje bubasha kwinjira muri za nkuta zawe zikazaferinga, zikazacika intege mu gihe utazi inyoka zahanuka. Ni ukuvuga ngo nta kantu gatoya nubwo tukunda kugapinga. Iyo rufingi ndimo mbabwira igira umumaro mu buryo bunini, igira umumaro kandi mu buryo bugari. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya ko nta kintu gitoya mu Gakiza. Hari ukuntu abantu bumva muri iyi minsi turimo ubu ngubu, turimo turikodinga aya mashusho n'amajwi, muri iyi minsi turimo hasigaye hariho imvugo wumva umuntu avuze ngo nta birenze. Abantu basigaye baradukanye nta birenze, no mu Gakiza bakavuga ngo nta birenze. Abantu ukajya kumva baravuze ngo ntacyo bitwaye, ngo mugire gutya ntacyo bitwaye, mugenze gutya ntacyo bitwaye, mwitware gutya ntacyo bitwaye. Ukumva nyine hari utuntu bagiye boroshya, ukumva bari kuvuga ko mu Gakiza nta birenze, ariko ni ukuri kose. Naka gasashi gatoya kuko Inyubako, niba hari indangagaciro Agakiza kadusaba kugira, nta nimwe yo gutabwa, nta nimwe yo kujugunywa ngo uvuga ngo wenda ntabwo ikenewe. Ni ikintu cy'ingenzi mu kizirikane. Iyo nyota yo kumenya, ni ukuri ni igitekerezo cyo kubaka ku nyubako y'Agakiza. Inyota yo kumenya ni igitekerezo cyo kubaka ku nyubako y'Agakiza. Ni ukuvuga ngo utagize inyota nabwo, utagize inyota yo kumenya Imana, utagize inyota yo gushakashaka Imana, utagize inyota, ntabwo ushobora kumenya icyo ukora kugira ngo bagere. Reka wenda mbahe akagero kugira ngo murusheho kubyumva. Nk'ubu nshobora kuba nkaye imodoka, ariko nyamara iyi modoka yanjye idakeneye essence, nshobora kunyura kuri station nkaho ntigeze mbona kihari. Ibyo ngibyo ni ibintu umuntu wese ashobora kubona, ari umushoferi cyangwa iki. Ntabwo abaza umuntu ngo mbese station irahagana igihe cyose tugeze akenera kunywa essence. Ariko nyamara nka essence ubu ngiye gushira urushinge ruri hasi, utangira kugenda ubaririza ngo mbese station iri bugufi iri hehe, utangira kubitekereza. Ni ukuvuga ngo kubera ko ukeneye kunywa essence, imodoka yawe ikeneye kunywa essence, kubera ko ubukene ufite, inyota ufite irakwemeza gukora uko ushoboye ugashaka igisubizo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushaka kumenya station iri gihe udakeneye essence. Ushobora kunyura ku iriba utaribonye kubera ko udafite inyota yo kunywa amazi. Rero inyota ni urufunguzo cyangwa se icyifuzo, ni urufunguzo rutwinjiza mu kumenya icyo twakora kugira ngo tubone ibyo bintu dushaka. Tuzabiganiraho mu buryo burambuye, kuko ubu ngubu nyine turacyari mu itangira ryo kubaka inyubako yacu Gakiza. Ariko igitekerezo cyo kubaka ku nzu zisanzwe,
kuri twebwe mu nyubako y'agakiza iki gitekerezo ni inyota dufite yo gushakashaka uko twamenya iby'Imana ishaka, ni inyota dufite yo kwifuza uko twamenya ukuri. Iyo nyota rero iramutse idahari no kubona ukuri ntabwo dushobora kukubona, ntabwo dushobora. Reka mbahe akagero gatoya. Nigeze mbona ubuzima bw'abantu bashakanye ntibagire umwana, mbona uburyo bamubonye bamukunze n'uburyo bamufashe n'uburyo bamwitayeho, mbona bitandukanye n'abahise babona umwana ako kanya. Kubera iki? Uko inyota, uko kwifuza umwana kugenda kwiyongera, niko n'urukundo ubuzamukunda n'uburyo uzamufata biba bizagira gute, biba bizangana. Ni ukuvuga ngo uko inyota yo gushaka ikintu ingana, ni nako niyo ukibonye agaciro ugiha kaba kangana. Ni ukuvuga ngo plus turushaho kugira inyota, uko turushaho kugira inyota yo gushakashaka ko twamenya ukuri tuzakubona. Ariko nituba tudakeneye kumenya uko kuri, ntabwo tuzigera tukubona, kuzabara gukingiranye kuri twebwe, kubera ko urufunguzo rudukingurira ahantu tutazi nuko tugira inyota yo kuhashaka. Ushobora kuba mu nzu ifite ibyumba, ariko ukaba hari ibyumba utarageramo kuba kudashishikajwe no kubimenya. Iyo umuntu adashishikajwe no kumenya ikintu, iyo umuntu atagifitiye inyota, iyo umuntu atagikeneye, ntabwo ashobora kukibona. Umwanditsi w'imigani we yandika, Salomo yavuze ijambo nkunda, ijambo ry'ubwenge, ravuga ngo umunyabute ngo yicwa no kwifuza, ngo kubera ko ashaka atazigera akibona. Yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ko umuntu iyo afite kwifuza ukarangirira aho ngaho, ni kugere ku rugero rwo kuba inyota, icyo umuntu ashaka adashobora kukibona, kubera ko inyota iduhata gukora. Inyota ntabwo irekera aho ngaho. Ufite inyota nyine iguhata gukora byanga bikunda. Iyo ufite ubushake, ufite icyifuzo, utangira gutekereza ngo ushaka igisubizo cyawe. Umwami Yesu naguha umugisha. Turagushimiye kubana natwe muri iyi gahunda y'icyigisho cya mbere, ariko turaza kuza gukurikizaho n'ibindi byinshi mu gihe kiri imbere. Rero turakurarikira kuzakomeza kubana natwe. Twaganiraga ku gitekerezo cyonyine, igitekerezo cyo kubaka ku nyubako y'agakiza. Kuri twebwe ni inyota, ni icyifuzo cyo kubaka, ni umugambi, ni ubushake bukomeje bwo gushakashaka uko wamenya iby'Imana ishaka. Umwami Yesu aguha umugisha. Turagushimiye Umwami Yesu kuko none uduhaye umwanya wo kuganira, ariko Umwuka Wera tuganiriza ibiruta ibyo twebwe tubasha kwibwira n'ibyo tubasha gutekereza. Impamvu dusaba cyane kugira ngo ari ukomeza umurimo muri twebwe, kugira ngo nganirize imitima yacu tumenye ibyo ushaka n'ibyo ushima. Mu izina rya Yesu Umwami wacu dusabye twizeye, urakoze. Amen.